Turagushimiye kandi turakwifuriza kugira ibihe byiza. Turakubwira ngo wowe wakoze subscribe kuri M247 TV uri umuntu w'ingenzi cyane, ariko nawe utarakora subscribe ntabwo umwanya uragucika. Umwanya mwiza ahubwo n'uyu nguyu wo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigisohoka uhite ubibona ako kanya. Ni amakuru nk'ibisanzwe kandi nk'uko mumaze kubimenyera tuba tugarutse kubagezaho aho aka kanya tugiye kukubwira ku butumwa bwihariye General Retired Ibingira yaje kugenera Kayumba Nyamwasa, uyu nguyu wahoze mu ngabo z'u Rwanda ariko nanone akaza kwigumura aho yaje kuva muri izi ngabo z'u Rwanda ahagana mu mwaka w'2011. General Retired Fred Ibingira wahoze ari umugaba w'inkeragutabara yasubije Kayumba Nyamwasa umaze igihe yinubira ko yambuwe impeta za gisirikare, aho yavuze ko yarwaniriye mu ngabo z'u Rwanda ndetse akanagaragaza ko kurwanira amapeti n'ibyubahiro atari byo urugamba rwo kubohora igihugu ari rugamije. Kuri ubu ngubu Kayumba Nyamwasa ayobora umutwe wa RNC ndetse muri Mutarama umwaka w'2011 yahamijwe n'urukiko rwa gisirikare ibyaha birimo gushinga umutwe w'iterabwoba, kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kutubahiriza amategeko ndetse n'ibindi, nyuma yo kugaba ibitero bya grenade mu mujyi wa Kigali, aho yaje kugaba ibitero mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye, cyane cyane ariko bikaba byaribanze kugabwa mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'2010 ndetse bikaba byarahitanye ubuzima bwa benshi. Ni ibyaha kandi byatumye akatirwa igifungo cy'imyaka 24 ndetse ahanishwa n'igihano cyo kwambugwa impata zose za gisirikare. Uyu mugabo wahoze ari Liyetona General mu ngabo z'u Rwanda RDF mu bihe bitandukanye yagiye agaragaza ko atishimira kuba yarambuwe ziriya mpeta, ndetse nyamara yaraje kuzirwanira mu rugamba rwo kubohora igihugu, aho yaje kugaragaza ko kuba yarazambuwe yarenganyijwe kuko ibyo bamushinzaga ntaho bihuriye n'ukuri. General Retired Fred Ibingira ubwo yatangaga ikiganiro mu ihuriro rya 18 rya Unity Club Intwararumuri yagaragaje ko nta peti Kayumba Nyamwasa yigeze adwanirira nk'uko abivuga, ngo kuko amapeti atari mu byo ingabo za RPA zigeze zibamo cyangwa se zigeze zishyira mu nshingano zabyo mu byo barwaniraga. Ibingira yaje kugira ati nigeze kumva Kayumba aburana amapeti ngo ubutabera bwo mu Rwanda bwamwambuye ipeti rye kandi ngo yararirwaniriye. Ninde warwaniriye iryo peti? General Retired Ibingira kandi yagaragaje ko bitumvikana uko Kayumba Nyamwasa avuga ko yarwaniriye amapeti na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwe yaravuye muri Amerika, aho yarari yaroherejwe mu masomo ndetse yari yaroherejwe n'igihugu cya Uganda akaza kuyobora urugamba, kuba perezida atari byo ashyize imbere, ariko uyu Kayumba Nyamwasa we akaba ari byo agomeza kwimiriza imbere avuga ko yarwaniriye amapeti, nyamara n'abayarwaniriye cyangwa se n'abayoboye urugamba batajya bavuga ko mu byo barwaniraga amapeti. Ntabwo yagarukiye aho, ahubwo General Ibingira yakomeje agira ati bagenzi be bose barapfuye kandi nawe arabizi ko bapfuye, ariko mu gihe Amerika bamwe muri twe iyo tugezeyo dusaba ubuhungiro, we yari abufite ndetse yari afite amahirwe yo kutagaruka cyangwa andi yo kuva muri Amerika akagaruka mu gihugu nka Uganda, cyangwa se akagaruka gukorera igihugu cya Uganda cyari cyaramwohereje ndetse akakomeza akakibera umugande. Ariko yafashe inzira araza ndetse yirukanka aza ku rugamba rwo kubohora igihugu. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ibi ngibi ntabwo yakwirirwa avuga ngo amapeti cyangwa se ngo imidari. Ibi ngibi ntabwo ari byo twari turwanira mu gihe twarwaniraga kubohora igihugu. Kayumba Nyamwasa we yirirwa avuga ko u Rwanda rwamwambuye amapeti ndetse rwamwambuye n'impeta. Ibi ngibi ntacyo bivuze ndetse ibi ngibi nta n'ibyo u Rwanda rwigeze rumwambura. Muri iki kiganiro General Retired Ibingira yatanze yaje kugereranya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'imbogo ifite inyana cyangwa se umubyeyi w'umugore, kuko aba bombi mu gihe cy'amakuba bagerageza kurinda abana babo ngo hatagira ikibi kibabaho, ndetse niyo haba hari mu byago byateza urupfu cyangwa se niyo haba hari mu byago bishobora kuba byahitana ubuzima bw'umwe muri bo. General Retired yakomeje akomoza kuri Nyamwasa aho yaje kugira ati dutaha mu 1990 aba bajyaga baburana amapeti bakavuga ngo twakoze ibi. Dutaha nanone kandi mu 1990 nta wari uje gushaka ipeti,
ntabwo ari amafaranga, nta nubwo bwari ubutegetsi, yewe nta nubwo byari icyubahiro, nta nubwo rwari uruzinduko, ahubwo cyari ukubohora igihugu cyacu cyangwa se kugira ngo tudapfa. Ibyo ngibyo nibyo byari bituraje imbere ubwo twafataga umwanzuro wo kubohora igihugu. Ibyo kandi byarabaye kuko bamwe muri twe barapfuye, abandi barakomereka burundu, ndetse abandi kuri ubu ngubu bafite ubumuga batewe n'urugamba rwo kubohora igihugu. Abandi bakomeretse byoroheje, ndetse abandi baje kugira amahirwe kuri ubu ngubu ni bazima, ndetse hari n'abandi baje gupfa nyuma. Ibyo byose ni bimwe mu bigize ubuzima, ariko ubwo twafataga umwanzuro wo kuza kubohora igihugu, ntago intego yari ukuharanira amapeti cyangwa se impeta. Ibi ngibi Kayumba Nyamwasa avuga bigaragaza urwego rw'umusirikare yari we nyine. Ibingira kandi yaboneyeho gusaba urubyiruko kwima amatwi ibigarasha, aho yaje kwita ba Nyamwasa ibigarasha bimaze igihe bituka igihugu n'ubuyobozi bwacyo bikoresheje imbuga nkoranyambaga. Generali retired Ibingira kandi yaje gukomoza kuri Sergeant Robert, nawe amushyira mu gatebo kamwe na Nyamwasa, aho yaje kuvuga ko nawe yahoze ari inkotanyi, ariko kuri ubu ngubu nawe akaba yarahisemo kwihindura ikigarasha, ndetse kuri ubu ngubu akaba yarahisemo kugana inzara yo kurwanya ubutegetsi bw'igihugu, ndetse avuga ko aba bose ibyo bakora byose ntacyo bakora ku Rwanda, kuko u Rwanda rukomeye kuruta umuntu umwe. Kayumba Nyamwasa kandi Generali retired Ibingira amugarutseho nyuma y'iminsi mike u Rwanda rusohoye urutonde rw'ibyihebe 26 byashyizwe ku rutonde rw'ibyihebe kuri ubu ngubu bishakishwa na leta y'u Rwanda kugira ngo biryozwe ibyaha bitandukanye byagiye bikora mu Rwanda cyangwa se bikarukorera hanze y'u Rwanda, cyangwa se bikigamba kuba byabikorera u Rwanda, aho ari ibyaha bifite isano cyangwa se bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'u Rwanda cyangwa se no gutera ibitero ku Rwanda. Kayumba Nyamwasa washinze ndetse kuri ubu ngubu akaba ayobora ishyaka rya RNC, kuri ubu ngubu bivugwa ko ari muri Afurika y'Epfo, aho kuri ubu ngubu ariho acumbitse, ariko nanone amakuru akavuga ko akorana bya hafi n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uru rutonde ruriho ibyihebe 26 bigaragaraho Kayumba Nyamwasa ndetse n'abandi barwanyi batandukanye biganje mu mutwe wa FDLR, bose bafite aho bahuriye no kwigamba kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kayumba Nyamwasa bivugwa ko akorana bya hafi n'indi mitwe y'iterabwoba, ndetse agakorana bya hafi n'abandi bantu bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko benshi biganjemo ababa hanze y'u Rwanda, ariko nanone akaba afite imikoranire n'abayobozi ba FDLR, ndetse by'umwihariko bikaba bivugwa ko Kayumba Nyamwasa akorana bya hafi na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi, aho bose bafite intego yo kuza gutera u Rwanda ndetse bagakuraho ubutegetsi buriho kuri ubu ngubu. U Rwanda rukimara gusohora uru rutonde ruriho ibyihebe 26, rwahise ruvuga ko rugiye gukorana na polisi mpuzamahanga Interpol kugira ngo aba bose bashakishwe, ndetse aho baherereye hose kuri ubu ngubu babe bafatwa nk'abanyabyaha, ndetse kugira ngo bazashyikirizwe ubutabera baburanishwe ku byaha baregwa. Kayumba Nyamwasa waje kwamburwa amapeti yose ndetse n'impeta byari gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se RDF, yaje gutoroka u Rwanda ajya muri Afurika y'Epfo, aho yaje gushingirayo imitwe y'iterabwoba itandukanye, harimo kuri ubu ngubu aho yashinze umutwe wa RNC, ndetse kuri ubu ngubu uyu mutwe ukaba waraje kugomeza kwaguka ndetse no gukorana n'abandi bantu batandukanye bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, harimo abiganje ababa muri Amerika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye nk'Ububiligi, aho bose bavuga ko u Rwanda ruyobowe nabi ndetse rukaba ruyobowe mu buryo bw'igitugu, aho bavuga ko bazaza guhirika ubutegetsi buriho kuko ari ubutegetsi butabereye Abanyarwanda. Generali retired atangaje ibi ngibi aza yunga mu rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wakunze kugaragaza ko abo bose bavugira hanze y'igihugu nta kindi bafite cyo gukora uretse gukomeza bavuga ubusa ndetse no gukomeza bavuga ibitagira icyo bitwara u Rwanda na gato. Kuri ubu ngubu Kayumba Nyamwasa bivuga ko aherereye muri Afurika y'Epfo, ari gukorana bya hafi n'indi mitwe y'iterabwoba, ndetse bagabye ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda mu myaka yatambutse, aho mu mwaka wa 2010 baje kugaba ibitero mu mujyi wa Kigali, ndetse n'iyindi mitwe bakorana yaje kugaba ibitero mu mijyi itandukanye ndetse no mu turere dutandukanye tw'u Rwanda, aho hari ibitero byagabwe mu karere ka Musanze, ibitero byagabwe mu karere ka Ruhango, ndetse n'ibindi byagabwe mu mujyi wa Kigali.